Mbasuje mbifuriza ibihe byiza abakunzi ba Donos 23 TV. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana kandi twigane ibintu by'ubwenge bifite akamaro, byakugirira akamaro uyu munsi ndetse n'ejo, cyangwa se nawe ukaba wabyigisha abandi bantu ukabikuraho ubumenyi, tukagumyaza kugenda dusangira ubumenyi butandukanye. Naje kumenya rero ko hari abantu batazi gufungura groupe ya WhatsApp, kandi mu by'ukuri groupe ya WhatsApp ni ingenzi kuri communication cyangwa se mu kuganira ndetse no gutanga ubutumwa ku buryo bworoshye. Ushobora kuba uri muri kampani runaka wifuza ko abakozi bajya babonera ubutumwa icyarimwe ushaka kubabwira, uri umunyeshuri se kugira ngo mujye muhuza gahunda mwige cyangwa muhane gahunda y'uburyo mushobora kuza guhura mukiga. Ushobora kuba uri no gukora mu kindi kintu runaka, mu madini, muri kampani zitandukanye ndetse no muri groupe zigiye zitandukanye, yewe no mu rugo birashoboka cyane. Rero groupe ya WhatsApp ni ingenzi cyane kandi ni ingirakamaro mu buryo bwo kwihutisha communication, kuko bishobora kugufasha kugera ku bantu benshi icyarimwe mu gihe gitoya. Uti wabigenza gute rero kugira ngo ubikore? Ndakwibutsa gukora subscribe, ugakora share, comment kugira ngo tujye dukomeza kubana. Uraza winjire muri WhatsApp yawe nk'ibisanzwe, muri application yawe ya WhatsApp. Numara kwinjiramo urahita ubona twa tudomo dutatu duhora tuvuga. Twa tudomo dutatu niho ibintu byose bibera. Ibintu byose bibera muri twa tudomo, cyane cyane kuri WhatsApp hejuru. Then uradukoraho, urahita ubona ahantu handitse ngo new group. Aha new group, numara kuhaklika bahita bakuzanira amazina menshi kugira ngo uyakoreho. Icyo urakora weho, uraza ukore ku izina ushaka. Uraza ukore ku izina ushaka cyangwa se amazina ukeneye ko yajya muri groupe yawe ya WhatsApp. Yewe ndeka mpitemo iri ngiri. Noneho nimara kurihitamo, hano hari akamenyetso kareba hirya bahita bakwereka ngaka, niko urahita ukirikaho. Groupe yawe ikayibaye formed, bagahita bagusaba kwandikamo izina hariya ugiye kwita groupe yawe. No hano niba ugiye kwandika izina rya groupe, katuyite wenda Donos 23. Noneho icyo urakora, urahita uza ukore kuri aka kantu gatoya kareba hirya. Urahita uza ukore kuri aka kantu ka V. Icyo gihe groupe yawe iraba ibaye forme, iraba bayifominze. Groupe yawe nimumara kuyiforma rero, ikintu wahita ukora, urahita uza urebe hano hantu handitse, dufite hano utuntu tw'icyatsi hano, nitwo ugiye kwibandaho. Tuno tuntu tw'icyatsi, hari aka add description, hari n'aka ngaka ka group information, n'aka ka add member, aka ngaka kanyuma. Muri group description, ikintu uba ugiye gukora, ugiye kwandikamo intego ya groupe, icyo washingiye groupe. Group information ni byandi byose bijyanye na groupe, niho bisanga abantu bose mubana muri groupe, ugasanga hariya. Noneho kwa add members ni ukongeraho nyine abantu bifuza ko bajya muri groupe. Wenda reka tutatinze tujya hano kuri group information, niho hakenewe cyane. Ahangaha nuhakirika uraza kubona message add, ibyo ni ukugenda wongeraho notifications, amamenyesha, media visibility n'ibindi. Noneho hari admin, abantu bemerewe kuba bakongeraho abantu kuri groupe ya WhatsApp. Dore n'uyu nguyu wenyine uriho, niwe admin, niwe byajya binyuraho. Hari ukuba watumira abantu binyuze kuri link, kugira ngo ugasharinga abantu link kugira ngo bajye baza muri groupe yawe binyuze muri link, bitewe n'ahantu wayohereje abantu ushaka ko bayijyamo.
hakaba no kwadinga members hariya hejuru. Ubundi umuntu wifuza ko cyangwa se umuntu wagusabye ko wamushyira muri group unyura hariya kuri add members. Icyo gihe rero iyo umaze kubikora ikiba gisigaye ni ukumwongeraho mu gihe ukeneye kuyisohokamo, ni exit. Ukeneye gusohoka muri group yawe wari urimo, ni hano exit group, icyo gihe uba uyivuyemo. Bashimiye ko mwakomeje kunkurikirana, ibindi tuzagenda tubyigana gake gake. Mubanze mumenye ibyo ngibyo, mumenye uko wakreya group, uko washyiramo abantu, uko wakwadinga abantu, ibindi tuzagenda tubibanamo mu gihe cyose turi kumwe. Murakoze cyane.